mama Nadia utajana amagara utuganire yewe ndaho ni igikiye no kuri nta kibazo hanyuma se kuko waburiye byose hari aho bitari mw'ibi ugira ngo ntaho bitari gusa niba ari ibihe by'imvura nyamusatsi ndabona bitameze neza ariko twari turaho naheze natwe turaho bisanzwe naheze kugusura ariko si ubwo wansuye kuko ariko we mubana nabi oya urabizi ko ntuwe gusura nta kintu twapfuye ariko we oya naheze kugusura ariko n'ubundi nzaza ni ukuri ni karibu ariko sha mwaje mukazansura ko tuzaza nigeze no guhura na Mafiye nawe numva yibarisha ngo tuzaza kugusura Mafiye ego mana nawe araho baba we muzaze musure ni ukuri ndabakunda ahubwo se ababyeyi ariko muko uzi ko utazapfa vuba muraho neza muraho muraho mama Nadia muraho amakuru ni meza mumeze muteze twarimo tukuvuga twumva amakuru y'iminsi ni meza ntabwo nabumvise mwamvugaga ibikirane muzine mumbwire icyo mwamvugaga uyu ubwo wakumva ari ibindi bintu biremereye yari arimo avuga ukuntu nyine ngo tudaheruka kumusura ndamubwira ntimperutse guhura na Mafiye tubivugaho ngo tuzaza kugusura ahubwo se reka mwabireka mwamubwira nanjye uru numvise ni ukuri yese ka reka tukubwira ibya Nadia byihoreye ni birebire muzansure nzababwira ngo bitazatuma n'ubundi tutaza aba bakobwa b'iki gihe nahita numva uko wabyumvise niko bimeze Nadia yarananiye naragerageje yigeze kugeza akambwira ngo afite fiance afite sheri nkambwira niyo sheri ntarabona se ni sheri nyabaki wafite ndategereza umunsi umwe akambwira ati ndagiye nkabona umukobwa arambaye yicara aha ngaho nturajya he ati ngiye kureba sheri nti nta mucyo urumva bukeye ubwo nyine uko wabyumvise niko bimeze cyangwa yagiye anashoboka abantu barakundanaga sinzi ikintu cyari cyarabiciyemo wabona yaranagiye yaragiye yewe yaragiye n'amakuru abana b'ubu yanajyayo wakanyagaye ko ariho yanajyayo ariko musabire gusa nasanga ariyo yagiye uwo musore se namuraga n'umusare mu rugo nta musare mu rugo ngo namubone umusore udashaka kugira iwanyu ariko njyewe najyagaho numva Nadia wanavuga ko nawe oya mureka nigezana mu ruhande tutajya n'undi byumva tuzashaka umunsi tujye kumusura noneho tumuganirize niba na ngombwa na Nadia tumuhamagare twumve ujya umuhamagara barababaye uzi kuba umwana w'umukobwa ungana kuri utazi ahantu ariko sha nabonaga ari umwana muceceke mwakabyara ijoro ribarwarira yari umukobwa agira ikinyabupfura ariko muzansure gusura vuba kuri muzansure kugira ngo twe ntitugiye natwe turagiye reka nanjye ngende hari utwo narindimo uzabona tuzi makuru ko tuburanye hose meze neza nta kibazo narigiye mu kazi ariko nibuka kubanza kukuvugisha ubushize twarahuye usaba ko wambera umukunzi ariko mbwira ko uzabanza kubitekerezaho nanjye ngo umwanya wo kubanza kubyigaho uranyemereye wawu merci ndishimye cyane ariko ikintu cyangwa kwitabira yego kuko ibyo twamudumereye mu nzira turaganiriye ntabwo ntibyanjye ni byiza yego nakwereka mu rugo ukajya kunsura nibura n'umubyeyi akamenya ko afite n'inshuti
byose nabyabyo ntabwo nabyanga kuvuga ubinyemereye. cyane yo gusura wa mbere nemeye ko agomba gusura umukobwa mu rugo abandi bose bagiye barasaza Nta kintu nakwima sheri wanjye. Nzaza. Oya se. Oya nzaza. Nzaza rwose ntugire ikibazo ahubwo turaza gupanga kuri telefone dupange nyine umunsi nzaziraho hanyuma nzaza ngusure ndebe no mu rugo. Warabitsinze se? Oya se. N'ubundi nkubonamo ubushobozi rega sheri wanjye. Nzakuzanira akantu k'agahembo. Sawa sawa mbese. Ugire umunsi mwiza. Thank you. Mama, ni karibu. Asante. Turabishimiye n'ukuri ni karibu. Turabishimiye. Naje. Turishimiye n'ukuri. Usana cyangwa murabeje mwakanye. Oya no ari kwasa. Ano kuri fara bazisezeraniye ne. Muzi uri. Barababuza mugambi ndabe. No kuri tu. Nukipima, ni karibu shani mwicare. Ubu waruzi ko tutaza. Oya n'ukuri ngaho ni mwicare kambicare hagati hano. Yicarira hanga. Amakuru asiti hano. Cyane neza tumeze neza. Ariko ndanezerewe yaba wewe. Mafi uraho. Reba mama kibaya sana. Aha. Ego. Mama kibaya wanga kwita. Ego. Yewe data wewe. Mama kibaya ariko mubwire. Mama kibaya ibibazo bye byose byarakemutse. Ego. Umwana we yagiye ku ishuri. Arimo arakora. Ego. Ni rwose ikibazo cyarakemutse. Nta n'impamvu rero yatabyibuka. Imana irambuye icyubahiro. Ugize ntashimira Imana. Nukuri Imana nawe byarakemutse. Kuri iyi si ntabwo bikemuka. Oya mafi kamubwire kuri iyi si ntabwo bikemuka. Ntabwo bikemuka ngo de ariko burya haba hari akagabanutse. Agasonga kaba kagabanutse. Kandi ufite buryo ukuvuga uti iki n'iki biraruta ntabwo rimwe rutaze. Yakoze cyo nanone. Tubara tuva kuri rimwe wakanyuze ku bavuga ngo Imana ivura umwaka. Rero yamukijije umwaka. Buriya rero yamukijije umwaka yewe noneho namwe murasekeje none mumeze muteze twari turi aho nuko abana bari aho afiye nawe ndabona ni mwese ndababona mumeze ariko we afiye araka nuko kw'Imana ariko se wa nari maze iminsi ntarinzi ko muri abareyo burya ni mafiye mbabari ko muri abareyo mafiye dore yabyambere n'ibyo umenya nyanza kugira ngo uroroshye dore akakambaro dore akakambaro ni akacu rwose njye mbara njyewe njye mbabarira ibyo mbonye nkubitamo singira umva wa mukobwa we sinkiyitaho mbese ibyo mbonye ariko oya shareka mbabwire dore mwaransuye umwana njye naramubuze ndamuhamagara telefoni ntari kwifata iracamo se ego mani iracamo iyanjye telefoni ntari ariko reka nkubwire
nta handi hantu Nadia yagiye kwa wa none se ajya kuri uriya muhungu ntanyitabe aratinye reka umenye ko nawe utamushaka oya reka nkubwire sinamwanganje icyo namubwiraga ni ukumuzana nkamubona umuntu iyo aje mu rugo akahagera nanjye reka ndi mukuru ndabanza nkareba nkanashishoza ako se wo mugabo wo mu muhanda ngo mwahuriye mu muhanda Nadia naramwiyamye ndamubwira Nadia wambabariye ukamuzana nkareba nawe se yanjye umwana wanjye yaravuze ati mama azamumbuza narayobewe ikintu cyatumye umwana wanjye yijyana ariko uzi ko nabyo wasanga yarabitekereje nabyo byashoboka nabyo byashoboka ari igihe umwana namubuzaga cyane kubera Nadia byashoboka cyane reka nkubwire rero kubera rya gihe yasohotse agiye wanze kumuha uruhushya ushobora kuvuga ati nisubira mu rugo mama noneho arangije wasanga atari naho arara nk'ahandi hantu ari oya ntabwo Nadia umenye ko yari umugabo w'umutima Nadia yagomba igihe cyo mpamya cyo yagiye ku mugabo ari ku mugabo yaragiye gusa n'umusabire tumusabire Imana izamufasha azubaka niba yananyitabaga njye nta kibazo rega kutajya mu rusengero no mu murenge ushobora no kumushaka gutyo nabyo ni byiza ariko iyo bidashobotse fata mupfa kuba mwumvikanye isezerano rya mbere gusa niba natwite reka mureke twe kumucira urubanza ntabwo turamenya gahunda ze buriya iyo umuntu asohotse mu rugo hanze hari byinshi hari igihe twebwe dushobora no kwishyiramo ko ari ku mugabo ari mu bindi bibazo bikomeye kandi mbizi urabizi neza yahamagara burya kandi Nadia ashobora kuba yaramukunze nubwo yakunda uriya muhungu mbese kugira ngo tugire ikiganiro hano muri uru rugo niwe wazaga umva kugira ngo tuganire mubwire ntinkorera ikigira urya umva iyo twazanaga nkamubwira numva rero atava kuri telefoni yava kuri telefoni nkamubwira nikora iki ngiki umva yagikorana agatima mwiza ariko burya muri kamere ze Nadia arubaha gusa byambabarije umwana n'ubu sinzi ku ishuri kubera mushiki we ntatwitaba ari gusa yigeze kumuhamagara byatabyongoreye Aruno we Aruno yarabimubwiye yaje kumuhamagara yimubwira ariko kubera ko batabyumvikanagaho ngira ngo yanyuze muri ziriya nzira kugira ngo abimbwire ahari ntagumiza gutekereza byinshi ariko ntabwo yabyishimiye ariko uriya musore afitanye amateka n'abana bawe ngo sinzi akantu yigeze gukorera Aruno niba yarasanze bamufatiye ahantu ngo akamwishyurira niba yaragize ati kumureka kw'abo bana bawe ntibyari kumukunda nigeze kubyumvaho hari ukuntu nigeze ntabyo nzi gusa Aruno byaramubabaje ntabwo byamushimishije yananiwe kwiyakira sinzi n'uwo amasomo y'uko bizagenda gusa Imana izafasha oya njye ndamusabira niba yaragiye muri urwo rugo ko ntarumukuramo se yabaye ikirongore Imana ifashe oya nta kibazo andi makuru se tuvuye kuri ibyo nta kibazo ndakurahiye ibibazo nahuye nabyo ibi ubwo ngubwo numva sinari mpari noneho aho ngereye mu rugo nako nutse telefone naho ngereye mu rugo ibibazo nsanga ngo nyir'inzu yarahageze nyir'inzu namwishyuye amezi 6 kuko nari nzi ko ntahari namwishyuye kuko njye nari nzi ko ntazaba mpari ariko nasanze yantereye urugo ba nyir'inzu nabo bitwara nabi yantereye urugo noneho wa muhungu wanjye rero ngo bararwanye karahava avuga ati wari umuteka mutwara umujura n'ibiki waje gawe ngo karahanyuze ariko disi ufite umukozi mwiza uriya mwana ndamukunda cyane ni ikinyamafuti ariko ni umwana mwiza ariko agira ikinyabupfura njye mbona agira ikinyabupfura arinda n'urugo cyane nta murusha nta muntu wajya ayo reka musetse uzi yuko musaza wanjye yaraje kubera ko yari nanamuzanye adahari musaza wanjye aje amubuza kwinjira nari ndi mu nzu ndaseka ndatemba amubuza kwinjira bafatana uriya mwana iyo nahawe ariko hasanga inkumbi ngaho ubwo ngubwo nuko ntabaye hakiwe ariko ngira inzu umwana mubi ndashaka kuzamushaka ngiye nkamuganiriza mubaza impamvu yantereye urugo niyo naba wenda noneho wenda
ideni ryinjiyemo ntahari ntabwo ugomba gutekereza cyangwa se akamamagara kuri telefone yego telefone yanjye ahantu nari ndi ntabwo yacagamo ariko n'umugabo ubwo nicyo cyamurakaje ariko ntiwanamenya n'uwo ubwo byaturutse nicyo cyamurakaje abana b'ubu nabo ntibajya boroha ntiwamenya n'aho nyine umwana byaturutse yumva yabonye umuntu atazi ntabwo yari yakamumenya yari yakaza kuko amafaranga neza kuri telefone nta hantu muzi ubwo rero yarambuze aza aje mu rugo ngo rurashya ariko ngo rurwaye umva bihemu akagari nawe ntajya bihezereza rero nkora nisha amafilime aka kanya ariko rero mbonye kugira ngo nzenganize mu nani reka mbahe akacyayi hano oya reka ibi birahari tuzanakinywa kuri mwanzi icyayi cyanjye nawe ntabwo ari ukucyanga yalo imeza mbega se muzaze muti twari turaho uretse hari ibintu nari ndimo ndakuvugisha mu kanya hanze mu nzu hari hakonje siko mbona namuraba babuze kakana ariko ngo ntabwo Ateveri mwankoreye. Papa Kigali se ntabwo yavuze Papa Kigali. Kigali se Papa Kigali. hari mfite amakuru numvise ngo nagiye ngo bateye urugo musinzi ibicirigize Papa Kigali nzaniye intebe. Sawa. mubanerere Ndamenya n'ukuntu bayigira. agacyayi se wakabonye Fatabona ibozi. agacyayi wakabonye Mu kanya karakabonye. n'umushyushyu wawe wawishe kwanza ukabikundira kurya mwana wanjye Aje nkunda igikoreza ariko muri iyi minsi noneho uzi ko n'ikiro cy'umusheri kita cy'Imana. Nimba ari abazimu mfite mu nda nanjye ntabwo njya mbyemera. yewe ahubwo namba amakuru neza nawe ntiwari uhari bampaga bamuje n'inama nari ndimo zitarangiye Nubwo sinagura amafaranga. jewe nasize mwishyura amezi 6 ubwo rero niba sinzi ukuntu byagenze namwishyuye amafaranga amezi 6 Ahubwo mabuja hari amakuru ndi gushaka kuguha muri iyi minsi cyari uhari. nyine yambe niyo nshaka kuko nanjye ndayafite Mabuja muri iyi minsi nasigaye ku rugo ngo umwana mwiza nitwara neza nari nzi yuko nunaza uzansohoka mukantembereza ukuntu nabaye umwana mwiza n'ibisanzwe noneho mabuja amakuru ya mbere mfite ashyushye atariho n'ivumbi amwe ari gutogota rahira hari ikintu cy'ururara cyaje hano sinzi nyine umuntu sinzi ukuntu ameze yaraje nyine aza yihuruza n'iki araza arakomanga ngo hano ngo muri hehe ngo nimusohoke ngo mabuja ari he nanjye uranzi nyine mabuja kuntu nzi ubwenge ndamubwira ati mabuja nta muntu ujya kumureba aza gutyo nta kinyabupfura afite sinzi niba waba umuzi ariko ameze ati se mushushanyirize numva uko mbo kumushushanya si ukuntu nabonye ameze ko byasaba ko mushushanyisha ikarara ukuntu ameze ni umuntu ameze gutya afite ibiboro ibintu ku mutwe nimba ari imishumi nimba ari urwiri bimeze nk'urwiri bya bintu biba bimeze nk'iby'abazimu mabuja by'abadayimoni ni ibintu nyine bimwe bigwa mbene hano bihambiriye ku mutwe bimeze nka rwa rwiri rwo ku muhanda bararugoye nuko bigenda gute ndumva ashaka kuba nyine afite n'ubwanwa bwinshi afite n'ubwanwa bwinshi umufite n'amaso mabuja utagira amaso nyine araza ngo bari gushaka amafaranga ngo mabuja ngo naza ngo tumubwire ngo asohoke ngo dusohoke ngo nyine ngo amafaranga mabuja sinzi ikintu ayo mafaranga ari ayiki wamwideni iyi rero ngo yagiye ngo nimba ari ngo nyiri mazu yo mu mujyi wa Kigali yose
ariko ngiye nkumva ni nyiri maze yo mu mujyi wa hanyuma se Kigali. byaje kugenda gute nicyo nshaka kumenya uwo yaraje bigenda kutumwinjiza mu nzu muraganira mu ijyayi mu Oya, biryo twari murarya duhagaze murabyina hariya, bigenda twari duhagaze hariya ku muryango arambwira ngo nagaruka ngo azasanga ngo twaragiye nyine mbega ubwo ngubwo ahita agenda mabuja yaranambutse ngo kubera nanze kwinjira mu ariko nkibaza impamvu yaba yaraje nta n'ikibazo gifitanye nawe iyo urabizi ko gahunda nakubwiye nagiyemo wari uzizi nari nasize nishyuye amezi 6 mvuga nti nshobora gutindaho bikazagera icyo gihe urase ba nyir'inzu ku mafaranga nasanga yabaturumbuye hanze none se ubwo yaje gukora iki mabuja ntabwo ari nyir'inzu nubwo nyir'inzu ntamuzi ntabwo nyir'ibyondo yaba ameze kwa kundi nyir'ibyondo ufite ngo ibyo bintu bimeze nk'ibisatsi by'ikuzimu ubwo ni umurasta ubwo ni bya bindi by'amarasta na madirede wagira ngo ni urwiri rwo ku muhanda bagiye baboha urwiri ntacyo genda ubwo ngubwo nzagira ndaza gushaka nimero ye muvugishe noneho numve uko bimeze numve ko ari we kuko sinzi ikintu yaje kundeba mabuja ndagiye ariko ntabwo yaba ari we kuko yaba asa nabi pe igendere sawa murakoze sawa ndebe ngewe muvugishe kuko ntabwo sinzi niba ari we kuko uwo nketse sinzi ikintu yaba nshakira kuko njye nta kibazo musanye nawe nanjye musipa yawe ikibazo cya kigaragara rero ni kimwe muri muri ntiyamenya ngo ninde ntiyamenya nta nubwo amenya ngo yubahe umuntu ngo yomanze yumve icyo ashaka ngo ntabwo niba muganga ngo induru intambara bikini ibintu byinshi cyane biraho papa Kigali dutunganyirize icyayi rero ubwo ngubwo tumwe tugenda ndi kubikora mabuja yego Papa Kigali Papa Kigali ariko Papa Kigali arahamagarwa muri uru rugo wa Karame sana nubwo Papa Kigali cyari abakirayi akowe n'icyayi ubundi icyayi fa kimwe abantu bafite ibisi bari kuri regime nyine ngo bagabanye umubyibuho wowe ushaka kugabanya iki nabonye ukunda byabi hariya ngo babyita bisi bimwe byo none se ubaye umukama n'icyayi iyo se yabonetse umura we mukanya ntabwo kandi ngiye kujya mu kazi umukanya umura we tugihaguruka hano biraba byabaye aho se rudomo ko tuzigaye twaraburanye we ujye ubibona ntabwo duherukanye ngubwira ukuntu ndi umwana mwiza nsigaye nitwara ntabwo uba wabikoreye ubusobanurire inkweto nko mugasanga nturangiza n'inkweto rero nawe akazi kawe mama ndikumva ari uguhagatwa no gukoronera ngo Papa Kigali ngo wafuze ngo Papa Kigali ngo wogeje inkweto ngo Papa Kigali ngo wakubuye ngo ahantu ndagenda nyura ye baba we naje bambwira ko ari urugo rurimo umumabuja gusa nsanga afite n'ingiga y'umusore none ndebera nyine nta kundi nzajya mbikora nose ngiga ni ubundi ingiga ariko ukunda guporonosora ibintu akabyumviriza nabi mwa kubenga abanyumvira nimwumva situmaze iminsi twubahana none ngo ndahaze ngo ngize ute naje nshonje naje mpima ibiro desa none nsigariye kuri 42 urapfa nta kundi nyine nta kundi ariko mw'iyi minsi ndi kwitwara neza yitwarira aho ngaho abahungu banjye mwaramutse mabuja meze neza yego meze neza turagenda ntacaye niyo kandi umeze n'ugiye reba ubu nagiye ariko mabuja icyayi ni mu kanya gatoya ngenda umukozi mwiza byose mpita mbishyira ku murongo Papa Kigali maze kumenya yuko uba ushaka gusigara ubimwe wenyine ntacyo usigara ubimwe mabuja byaba 200 ibyo bigire ikintu ushaka kubabwira ni kimwe navuganye na nyir'inzu nyir'inzu ngo waramututse
uramusuzugura kandi wagiye wiyubaha kuko ukajya uzi ko ibintu byo gutukana koko no gusuzugura ibyo bintu binzi hose nahoze mbabwira wasanga ubwo umwe we yatubwira yari afite ibyo yaje kumbwira kubera ko ngo ashaka kuvugurura imisoro ashaka ngo kuyivugurura ayishyiremo ibyayo zindi z'icyerekezo ubwo ngubwo nibyo yari aje kumbwira ariko ngo waramuhaye mbese mabuja yarankubise waramupfunyikiye yarankubise ahubwo umuntu umeze kwa kundi ni nyirinzu uriya ni nyirinzu n'ibisatsi byashokongoye nk'iby'abazimu iriya ntabwo ari ibisatsi byashokongoye iriya basita direde imisatsi y'abarasta nyine kuriya ameze ntabwo ntabwo mbimenya ni ukubera ubundi w'icyambu nikure ntabwo mbimenya rero ubwo biragira ngo mwitegure muri iyi minsi dushobora kwimuka mabuja muzatujyana muri etaje uretse wumve ceceka ubanze wumve mbwira imico yawe ahantu tugiye kwimukira ni ahantu hari abantu badakunda urusaku uretse ko nta n'umuntu ukunda urusaku burya nk'ibitelefone ibyo telefone byawe bimwe biri gucuranga wagira ngo ni muri kazaroho ntabwo bishaka ngaho mva mabuja ngo bwe ngo mba ndi kubwejura ngo bwe ngahumva kuri kunca mu ijambo bite ngaho mumbwira ariko uyu nawe nyine abana nanjye neza ubwo subwo ntabwo ceceka se nkubwire bite byawe ngaho mbwira mabuja ndi kumva ushaka kuguha komisiyo ugomba kugenderaho yego kuko wandi uyu munsi nibwo mfite umwanya dushobora kwimuka ntanahari ariko umusaza wanjye akabikora byose kubikurikirana ibintu by'agasuzuguro umuntu wose ubona akamusuzugura ngo wamufashe nk'umujura ngo wagize gute yego ni byiza ku ruhande rumwe kuko uzi gucunga urugo pe nta n'umuntu wanyinjirira uruhare ariko jya ugabanya ujya ubanza utega amatwi umuntu wumva icyo ashaka umenye ikimugenza erega nukeka ko ari umujura ushobora gukingaho inzu yawe wamara kuyikinga ukamubaza nta kibazo utuje ukumva ngo bimeze gute ntabwo abantu bose muri Kigali ntabwo abantu bose ari abajura umubaza ikimugenza mabuja yarankubise njyewe ndi umwana mwiza ntabwo nanamutse yaraje ahita akubita yaraje yinjiye akubita narakinguye mabuja nyine arambwira ngo ese ngo mabuja ari he mubashije gushakira iki abankubise yankubise urushyirwa hano kandi ikindi ngiye kukwiyamahoro iki kimwe kandi nucyongeraho noneho ngewe naho mumbwire ntabwo ugomba sinaguhaye akazi ko ntabwo naguhaye publicité muzamura publicité ko nta mugabo ngira ubyumva neza sema buja nyine boss nawe wambwira basi nta hantu yagiye nkazi sinzongere kubivuga ibyo ntabwo ngo ibyo ntibikureba waje gukora akazi ko mu rugo ntabwo naguhaye akazi ko kunkorera publicité ngo nta mugabo ngira basi mabuja kuba namugira n'uburenganzira bwanjye urabyumva neza kubona umuntu waje ngo ndabizi neza ko mabuja nta mugabo agira ntacyo parara ntabwo bishaka uva aha ngaha wabyumvise wabishyize mu mutwe mabuja basi asigaye akantu kamwe igihe iki gitwa cyawe rero ntabwo wumva urusongera ugifungura umutwe rwawe neza ntabwo ibyo bishaka nyine mabuja ikindi kintu kimwe noneho pe ntabwo nzongera kubikubazaho ikindi kintu kimwe ngiye kukubaza nyine mabuja njya ntekereza se mabuja ko njya mbona uyu ari musaza we nta bana agira ntabwo abyara byagenze ute none icyo kimwe gusa ese nabyara nta mugabo ngira ndabyara nta mugabo ngira uracyari umukobwa unase ushaka untereta ariko ubundi bite byawe nyine mabuja ngo nakubwiye ngo waje gukora akazi kora akazi iby'umugabo ntabwo bikureba abyumva neza umunsi namushatse nzaguhindura none se mabuja tugiye kwimukira muri etaje umva haguruka twigendere tugende n'icyayi cyayi yakitwimye tugende mabuja gusa mu kanya cyari kuba kibonetse ubu ibintu byose wongeye kujya mbyinywera ariko ntari bagiye kunjyana muri etaje nari mpazi ko ari akazi wagira ngo nimba ari ak'ibyondo birirwa banagisura mabuja urakoze ntaribi akazi karameranye kandi arigiye mbona urugendo rurerure ugisha iminsi myinshi wa umeze gute uzera musunika hano ntabwo ushaka ariko ashaka ameze neza gusa reka muri iryo zuba umutipe yari yasuye ndakubwisha tubonane bane reka mugende gatoka
ndaza nkure sawa sawa. Twahuriye mu nzira ngiye mu kazi nibuka cyane. akazi muri minsi karagutwaye Cyane. nanjye maze iminsi ngushaka Nshakiraga amahoro. ntabwo ari ibintu byahatari kuko numvise nyine ngo hari ukuntu umeze muri iyi minsi jyaga bishaka wambwira Wabyumvishe ute? mu gihe ushaka kundekera muri bwa kirambi bwanjye nkabugumamo njyenyine ushaka umbwira neza abantu we nawe twika inzu ngayifu umunsi wabaye narabyumvise siriyasi kandi Kumba ndi mu tuntu twise ntamenye ikintu wanyumvisheho wambwiye. n'ibyo ko njye ugiye kusiga mu bwa kirambi Kirambi. nyamara siriyasi cyahura n'umuntu ugira uko wigenza ukisanga gutya mu nzira mu mihanda agenda mu kazi siriyasi kandi narabyumvishije oya mbere na mbere se yarakubeshye cyangwa nibyo Mura n'abantu benshi nicyo kibazo. ahubwo tubwire dushaka intwererano amakuru ndayafite kandi atari Ayo makuru nashaka kumbwira neza. ibyo nyine ahubwo jewe narabyumvishije we icyo wambaye ko gufana gusa Ubyumvise se ntabwo wari ukambiramo wenda ko kandi ibintu ngo bigeze kure umuriro uragurumana nakubwiye ibyo bintu. wenda wabimbwiye wenda wese ni ngombwa cyane gusa nawe wazamumenya yarambeshye cyangwa n'ibyo natwe igihe twitwaza n'akazi ngo karaduheranye katugira ariko na gutya Rero reka mubwire. Nagize neza inshuti yanjye magana. kuva kera Nta kintu nabisha pe. Wenda ibyo wumvishije ntabwo navuga ngo si byo. nicyo nashaka ngo ubwo kaba hari nari nabyumvishije Ibyo rwose hari umukobwa misima yasomuye. muzi kuva kera Umukobwa naramubonye turaganira mu mwanya biza kurangira twemeranyije. Sinzi niba ari we wenda bakubwiye. iyo niyo bambwira n'utari wese bintwara oya gusa reka iyo umuntu ari umusore akumubyishi ngo runaka hanyuma naza kuvuga ngo abateye inda kurira nini ugize utyo ugafata umuntu Uriya mwana se si mwiza. ndabishyigikiye kabisa Icyo namukundiye. wasanze ari bwuye Umukobwa mwiza muremure w'imibiri yombi wumva uriya mwana rero naramukundiye. Mwana se si umuzi neza. ndamuzi umukobwa asaba amakibaya uzaza ikibaya se wese inshuti yanjye kuko ndabazi cyane Ntabwo yishe twabanye inshuti yanjye ndibaza ko n'ubukwe bwanjye tuba ndi mu bindi kabisa rero wari wansabye ko ushaka kugira ngo turaganire bihagije ubwo nari ngiye kujya mu kazi nafashe pause wenda biza reka mwerekeze ugereho nta ribi nanjye mu kanya ndajyayo sawa sawa ikintu cya mbere ni akazi